Profesa nayihawe 2018 si ndikumva nari mfite imyaka 32 kuko nayo ni imvajuru ntago ari yo ku mashuri y'isi ni spiritual professorship ariko ni yanyayo mu buryo bw'imikorere ntago nigisha nk'abandi kuko ndi professor bo sibo professor ni umuntu ukora fresh research ku kintu runaka kandi kikaba gishobora kwemerwa niyo mpamvu ushobora gusanga hari nk'amagambo nkubwira ukumva nta wundi muntu wayumvanye urugero ku bantu bemerera mu mavuta ya deliverance icyo twita PhD ujye kimenya ndakumva PhD ubwo tuba turi ngo prophecy healing and deliverance PhD ministry hano ngo ni pull heaven down uvuga ngo wowe wankurikiye ukaragiza iyi video nawe ari ku rumwe hando zacumu akira amafaranga mu izina rya Yesu umva Imana yavuganye nanjye ndikanombira abwira ati what uyu muntu ha amafaranga ntago yabura kumugeraho reka twegizere autorité rero wowe uri kunkurikira akira amafaranga harayo nagusabye akira amafaranga mu izina rya Yesu nimba kandi ufite dayimoni ukaba wumva tuti bene data kuri YouTube channel yacu Love Ministry turabashimira ko mudukunda natwe turabakunda amahoro y'Imana bane namwe uyu munsi rero ku ijisho rya kamera turi kumwe n'umuntu ukomeye umuntu w'Imana uvuga amagambo akomeye arazwi cyane ni public figure ndagira ngo ntago muvuga izina umugabo mukuru nawe arabivugira amazina ni Apôtre Professor Mutabazi kabarira Maurice Apôtre nayihawe ku myaka 27 mfite 39 Professor nayihawe 2018 si ndikumva nari mfite imyaka 32 kuko nayo ni imvajuru ntago ari yo ku mashuri y'isi ni spiritual professorship ariko ni yanyayo mu buryo bw'imikorere ntago nigisha nk'abandi kuko ndi professor bo sibo professor ni umuntu ukora fresh research ku kintu runaka kandi kikaba gishobora kwemerwa niyo mpamvu ushobora gusanga hari nk'amagambo nkubwira ukumva nta wundi muntu wayumvanye urugero ku bantu bemerera mu mavuta ya deliverance icyo twita PhD ujye kimenya ndakumva PhD ubwo tuba turi ngo prophecy healing and deliverance PhD ministry hano ngo ni pull heaven down uvuga nayo nandi mavuta heaven down niryo nindi hishorero urumva so ku bantu bemerera muri deliverance ari kosa rimwe bajya bagira kuko ntago tere yabonye Apôtre bari muri icyo kire cya deliverance kugira ngo bayitegure ni gute uri bukore deliverance kuri tere ku mfatiro hari ijambo Paul yavuze ngo ndashima Imana yuko sinigeze nubaka ku rufatiro rw'undi yego sinigeze nubaka ku rufatiro rw'undi ngahubwo Imana yanshyizeho nk'umwubakisha mukuru ngo nshyiraho urufatiro undi mwubatsi wese yubakaho amen haleluya amen none twe twashaka korera PhD pour heaven down prophecy healing and deliverance ko ndiko muri gufashwa ngo tugashaka kubikorera kuri foundation cyangwa se ku rufatiro rwa Gatolika rw'Roma rw'Anglikani yego rwa ADP ntago bikora birasaba ushyira urufatiro rw'ijambo yego Paulo bameko nta nundi rufatiro nashyizeho keretse ko ndashyize urufatiro rumwe ari rwo Kristo Kristo bisobanura iki logos jambo cyangwa se logos ujye muri Excon bakubwira ngo it's the expression of God's idea no gushyirwa ku mugaragaro kw'ibitekerezo y'Imana tugomba gushyira urufatiro rw'ibitekerezo by'ubumana mu byo dukora no mu byo tugira gute noneho rero ndakagiro kihuza abantu bamwe barashidikanya ngo bamwe barabyemera abandi bakabihakana ese deliverance ikorwa ari kutanze turo ngese uritanga mbere ngo cyanganye none se umukozi w'Imana ugiye gukora deliverance ni ukubwira umubare w'ituro utanga urumva ibibazo ngibyo birabazwa abantu barabyibaza abandi bakajya mu kavuyo gusa dore ko abakristo bacu umubwiriza nawe ari kukubwiriza cyangwa ukabwiriza ari kuvuguruza ngo hariya ntabwo agomba gutanga rugero ngo hariya agombaga kuvuga gutya ngo hariya agomba kugabanyijwe ngo hariya ntabwo agomba gusimbuka ngo yabyo wango simbuka gatatu wakiri igitangaza ngo ntabwo byari byo ntabwo uzi ibyo n'ibitari byo uguhagaze imbere wumve neza yuko ari Imana ikuri imbere dufite abakristo mu Rwanda bashaka kubaha Imana batubashya abakozi bayo Yesu ibyo yarabihakanye avuga ngo uzubaha umukiranutsi kari umukiranutsi azabona haleluya azabona ingorano z'umukiranutsi ngo ariko nuzubaha umuhanuzi
kuko ari umuhanuzi abazabona ingororano according. Iyo umuntu agusengeye akaguhanurira ngo wabona abana bagiye kuburara ukamuha 2 ubwo uhaye ikimasi kimwe. Imana iraguha umugisha nk'uwo yaho umuntu wahaye umuntu wa Nyabugogo. Wamuhaye ankarite y'umuntu ugiye kuburara ntabwo wamuhaye nka mutumishi. Ntabwo wamuhaye n'umukozi w'Imana. So deliverance renda icyo ngivuga nubwo tari bakimbaje n'urugero nshatse kuguha rwo ngo professor akora te. Akora fresh new research itarigeze gukorwa n'undi muntu. Yarangiza akayandika muri revue scientific review ikemerwa na board cyase abayumva bakumvira fatika kandi ari ibintu bishya yazanye. So rero ndi gukora research nkora icyo nita scientific spiritual research combine science and the spirit at the same time. Ntabwo nyanya siga science nyuma ngo ngiye kwizera abo nkora ku buryo science iraza neza ikamacinga no kwizera. Noneho ndakwereka nk'urugero abantu benshi bakunda kujya muri deliverance. Nk'urugero nge ninjiza amafaranga 700,000 ya buri kwezi, hari igihe agera muri miliyoni ariko reka mfata ahoraho 700,000. Ubwo impamvu ze ngo ahoraho ntago ndabarama amaturo k'amaturo ntiwamenya ari buze cyatari buze. Ubwo yaje yongeraho hejuru. Imana igahabwa icyubahiro. Imana yagize neza ko kera twategerezaga ituro ryahe, hari igihe nabwirizaga 2 mu cyumweru ngahabwa senyisa inote senyisa 2 kandi ufite urugo. Ariko Imana yagiye ibigenza neza. Nubwo ntavuga ngo tuvuge ko ibintu byari shyashya byari neza, abo twabwirizaga bari abantu ntabwo twagombaga kuburara. Nuko abantu bari ku rufatiro rwa Gatolika aho padiri arya amafaranga avuye i Vatican. Nimutavugisha ukuri bizakomeza. Buriya bazi ko ufite Vatican wowe nimba ugira ubwiriza barakureba bati disi Vatican yamenyemo. Babona ufite imodoka ngo disi Vatican ntanamenye ko byibuze imodoka ari Imana yayivanye. Nimba wenda Vatican yarazanye imodoka Vatican yakaribira niwe agakomeza yumva kandi ngakeneye umugisha wa gihanuzi waya pull even down rwose ati nukuri muzima Imana ntago ariko bikora. So nubango rero nabikoze research nsanga mubare wa 14 amagambo ahari agaragaza neza yuko umuntu ugiye muri deliverance ikintu cya mbere agomba kurambagiza deliverer, umuntu umubohora. Uko bireba ngo imitwaro bayekesheje muzayikurwa no gusigwa. Ntabwo ari ngo no kwisiga no gusigwa. Bariko bigishirizwe mu kwisiga ngo umwenda watabutsemo ngo bigerereyo bakirwa bisiga. Donc arumva ko nawe bwo yakisengera ngo amaze imyaka 10 atabyara akabyara. Ntago bibo. Ngarumva yabwira korari ngo nimumfashe gusenga ngo akabyara. Oya, hari abantu batorewe iyo mirimo yo kugira ngo bakubohore. Abo bantu rero Imana yabishigika bahamagara. Icya mbere no kumubona. Ikintu cya kabiri gikomeye ugomba kuba wuha amavuta ye. Cya gatatu agomba kuba bishyizeho umutima. Agomba kuba bishyizeho umutima. Atari ibintu ari gukora bya nyirarureshwa cyangwa se ngabikora agenda ahushura. Icya gatatu, there is no deliverance without a sacrifice. Ntibibaho. Ibindi byo byakunda ariko deliverance itagira ituro ntago yibaho. So iryo turo se rigomba kuba ringana gute? Somera bare 14 twemba ko ringana. None uraza gusanga nkaye magambo nkubwiye nta munyarwanda urayumvana, nta munyazimbabwe urayumvana, nta munyakenya urayumvana. Nubanga ahantu hose ayo magambo azigishwa ku isi azaba ari amagambo yabaye coined with Professor Mutabazi. Nta wundi muntu nashaka zigishwa muri Washington, nashaka zigishwa hano ari hose. Nkuko muri theology twajya kwiga ijambo kumva baravuga ngo setomadake. Setomadake ngo yavuze ibi. Nimba aho bashyizemo se urumva nihe n'umugatolika. Turi muri theology tugose ari ya gikatolika. Ariko iyo mvugo iyo nyandiko icyo kintu tugiye kwiga niwe wagishyize hanze. So ubwo rero reka turebe umutagatifu Mutabazi w'icyo yaba yarashyize hanze dusomye mu bare 14. Ibice 14. Umurongo wa mbere avuga ngo yanjye kwigaragaza 13. kugira ngo umbaze ibibazo byawe. Yanjye kwigaragaza 13. Iyo bategeka dayimoni oya tegeka umuntu ngo ndagutegetse. Jya kuri konte yawe kuko nabonye ko uyo muze ndagutegetse.
ariko ari umutumishi ntarishwa neza yuko uyu muzukira nabimutegeka gusa nibimutegeka akabibwira ribu no bwira ribu uti muze mukize umuze we muhagaze muze n'amapingu mukize umuze muhagaze namwe nimuzana imize yanyu namwe hari igihe yanyu yagenderamo ariko kubera ko abantu ntabwo bafite authority ni gute tuzabwiriza ubutumwa bwiza without authority nta butware umuntu aravuga bebera ngo rero ngo mutagira ngo nukubaka amafaranga ngo mutagira ngo amafaranga ariko kumana y'Aburahamu komeza rata ese utarigira hirya ngewe hari ikintu nsangutekerejemo mbonye office ebyiri mbonye office imbere muri kamwihema mu mahema mbona office out ni ebyiri rwose ni bira Paulo avuze ngo abakora imirimo mu rusengero n'abakoraga imirimo yo ku gicaniro ni office ebyiri zitandukanye n'ibihakorerwa biratandukanye exactly hanyuma ukurikije situation turimo ku gicaniro ntibasezeranye nta nubwo bashyingura twebwe ni ukuvuga ngo kanseri irahari ruzi shirira ubundi bigashiririra icyarimwe ikiza gihari nta mabwiriza mu igazeti abaho ngombwa nuko ishirira cyoko zamutumishiwe nidashira bazagushinja icyaha cyitwa ngo kwesha ikintu cyundi gusezeranya umuntu ikiza ntakibone ariko nawe ni jambo rirabyemera wamutumye ituro wabonye wamukiza umuzewe wabibonye agomba kubanza ko consult wabibonye kuko zitakoraga muri office y'ahantu ngezemo nk'amezi 2 nabuze nayo nishyura haza umumama ufite agakorora kupe nakoraga mu Kagarama yari afite abana b'abahungu bose babaga paralize uko ari babiri abo bakobwa bakabazima bose abazana umbareba umwana w'imyaka 10 ukiri muri Pampex nyine ingingo ntizigeze zikora na rimwe noneho ari afite n'undi mutoya ubona kavutse vuba cyangwa se afite imyaka nk'ibiri uw'icumi n'uw'ibiri arabazana avuga ati ngewe y'imodoka mfite niriyo natanga nk'ituro segera aba bana babe bazima ndasenga ndamusuzuma mbona nta mukiza umuze ukirembeke navuga nti mfashe korora yawe nandi umwesikoro kandi sindi umwesikoro yewe ndanakennye pe ariko ntayo mpata ati se basi wasiga abana nayo nkayisiga no ya protokole nugusohoka nasohotse protokole ya kabiri nugusuzuma nasuzumye iya gatatu nukubona ko namukiza ntabyo mbona yes ahubwo yakoraga muri Rwanda Revenue nkabona bagiye kumwongeza nkabona bagiye kumuzamura anagane ko ibyo ni professor isanzwe ntaga deliverance tubwizanye ukuri gukira umuze wawe ntibihari ikintu cyambabaje sha nyuma hakurikiyeho umuntu w'umunyagataro aza amaze nk'iminsi 3 ngatanarya afite umwana ufite the same problem ndambise ikiganza ahita bamuzima ayi baba we mwongera n'icumi ryo kurya ukunaneze no kumubaza amafaranga nawe uramureba utanagiye mu mwuka ukabona kakennye mfata mu kabati kameza nkuramo 10 ndavuga ni genda ugurira umwana none se kakize genda namugurire n'agasosi ni Imana tujye tudukorera Imana tubohotse dukorera Imana dufite confidence ntacyo wenda kuba nusonze uyu munsi ejo uzarya so ngasoma hasi enda ngusabe ntarajya hasi hari ntuva rengize imeze nka confusion cyangwa se cyo nibajije muri ngero niyo bibazo ngende mbonye mu office bya office y'imbere niyo hanze ukurikije situation turiho muri uyu munsi office y'imbere ngo bamaze guhagurutsa ikirema bakibe ngo dutumbire ngo bahagurutse bagenda ngo bashima Imana bahimbaza office y'imbere ni ukuhimbaza ubundi sinzi n'ibintu abantu bakora ku cyumweru bari mu rusengero bashaka gukoramo n'amavuno n'abasambanyi mwese waretse turamye Imana urera yebo amasaha n'abiri turemye Imana duhimbaza hakaza uw'ijambo akaturekura revelation y'ijambo ubundi tugahita dushima Imana tugataha ariko arabazanamo no kwatuzana ibintu nk'amakari nani niba uko bimeze apostle office imbere niyo guramya Imana no guhimbaza niba uko bimeze office yanze niyo kubohoka situation ihari y'abantu bose ubona bayagaye irareba bimbe yaba igitekerezo cy'Imana kugira ngo bave muri comfortable zone muri office bave mu mahema bave muri comfortable zone ikibazo abantu bahamagariwe hanze bibereye imbere mu mahema cyozera abantu bagira double office ariko se niko bimeze koko no erega n'amwe amatorero nabananira uri prophet wahaye gushiza kanseri ubu koko kuyobora umudugudu na paruwasi urabishobora none ugiye kubishinga ari wowe ubishinze ntago byakunda no wowe cyawe no gukubita kanseri ukahoranya ukirukira no Yesu nta rusengero yayoboye nta nubwo tuzi niba gusa ari kuriyobora ari kubishobora ariko ntabyo yigeze atugaragariza we yazaga akahoranya kanseri agakomeza akigendera ba Paulo na ba Filipo bose niko twababonye
byatangiye kubaka izi nsengero mu gihe cya nyuma y'abo ngabo. Rero komeza usome, twari turi muri introduction y'amavuta ya professorship. Nwango uzana ikintu gishya ariko gikenewe mu bwami, kandi cya kintu cyashya batested kigakora. Ategeke ko bashakira ugiye guhumanurwa inyoni ebyiri zitazira nzima. Aho ngo ategeke nyirabo mu bubembe, ko yavuga ngo umubembe wamuzane, ubwo abamuzanye nyine banabategeke gushakira umubembe inyoni ebyiri zitazira n'ingiga y'umwerezi n'agatambaro k'umuhemba n'agati ka ezobu. Haleluya! Zandi kuruhembe bibigisha byose na ezobu nyigereho, ariko kimwe cyo nkuko Imana yansobanukiye, ntago nakora research ntumvishijwe. Research nongeramo nijwe, nkora research na nkongeramo nijwe. Iyo turi muri theology batubwira ibya tose tomadake bakaguma muri yaravuze, ariko nkategeza bambwirijwe simpumve. So Imana irambwira ngo izo nyonyone ebyiri zitazira bisobanura amafaranga, donc monthly income times 2. Okay. Your monthly income times 2. None se ko uhaye umuntu monthly income times 2 ayo meza ruzaba hute? Niyo mpamvu nyine byitwa sacrifice. You sacrificed the 2 months. You will struggle during those 2 months, but that is the cost to be delivered. Okay. Icyo nicyo giciro cyo kugira. Hari abantu ngo Yesu ngo ntago ari ku buntu. Twarokoye kubw'amaraso y'igiciro cyinshi, niko Bibiliya itubwira, kugira ngo habeho deliverance, habaho igiciro kandi kinini. Hagomba kuba igiciro kandi kinini. Deliverance from sin. Ese undi ari kintu nongeye kukubaza. Ngo Yesu yarabirangije. None se ko karande yo kwa sogokuru wawe niyo kwa nyogokuru wawe ikuri ukurikira? Nuko ku inyabihanga igorogota igitambo cya Kristo, it was to deliver you from sin. Ntago yakuderivaringaga ku byo basogokuru bawe bakuziritsemo, ahubwo n'ibyo sogokuru Adamu yatuziritsemo byitwa icyaha. Ariko ibyo sogokuru wawe witwa Rukaraba nkaba yakuziritsemo, ni wowe ubwawe byo bizakurwamo n'igiciro cy'ibyakuvunnye gicyuya cyawe. Nimba njyewe n'urugero nkore 600, nkaba mba mu nzu yende 100,000, ko gisimunda kuba mu mazu ahenze. Ntago nageza kuri 20% na yari 700 mjya mu ya 80 y'ijana. Wapi yatari yanjye, ntago hari undi uvuga ati njye mpembe 700 njya mu ya 25. Buri wese nuko abyizera cyangwa se nuko abihitamo. Ubwo nsiganye 600, bivuze ngo ngiye kuri deliverance ngomba gushaka umukozi w'Imana nkamuha 1,200,000. Imana yigeze kunsanga 2010 yerega njyewe amatamaje ejo bundi mfite agafoto ka 2017 nari nasaga n'urupfu, njye nkareba nkashagwa kana kari njyewe, akose ni njyewe, nkabona ni njyewe, akazo ni njyewe, nkabona ni njyewe, akari cyoze nari mbabaje. Noneho ninjizaga 25,000 mu kwezi. Atarenga 2017 2016 na 5 gutyo na 13 na 7. Nasi Imana ntigira neza kuva kuri 25 kajya kuri 700. Cyane. Nibedera neza. Yankiza hagutse. Kandi yaje nanyagura. Yaje nanyagure kubera yuko mu bantu bafite karande yo kuzapfa natunze miliyari simba. Ni Imana mu gihugu cyo mu ijuru byumve, ntago napfa natunze miliyari. Yanzuri nkagaruka nkayitunga nkabona gupfa. Kuko agasuzugura abantu basuzugura abakozi b'Imana karahagije. Byo byafashwe nka wari ubuzererezi. Ako uzererezi nese umuntu azererana amashuri yabuze uburyo yajya kuyazerereza aho abandi bajya kuyazerereza birirwa barya ibiturire, ariko nitwe bafashe nka nitwe babi, nyamara wasanga utwita mubi ari we mubi. Cyane. Ariko se ko n'ufite nyine gukora urutonde rw'ababi, hari wabuze ngo Amerika nishyira abantu ku rutonde rw'abateroriste, ariko wasanga ari teroriste kurenza abandi. Twikomereze mu ijambo. Noneho Imana iransanga nijoro mwiyerekwa, irambwira ngo fata, irambaza ngo winjiza amafaranga ngahe. Ndayibwira se buriya yarenga 25, ariko niko ninjizaga utuntu ituro bamperekeje ituro. Noneho imbajije mu nzozi nahise nyisubiza, ntumbaza ngo umubare 25 navuye, urumva ntago uzarangaye. Mutagisubiza se narenza 25 mu kwezi. Nabaga mu nzu
tuyinyishyurira 2017 yanyishyuriraga yatarani yari ihenze. noneho akagira umuntu ugura ibyo kurya nawe nari naramuhawe ndi muri Betesida ikiri kurya maha nagiye kubwirizayo umukozi w'Imana aramfata gutya turi gusenga aranyongorera gutya twari twicaranye ati izanye umushune mu kazi inzu n'ibyo kurya ntuzongera kumenya uko aho bituruka. Ibyo byamara kuza rero Imana yikampa 25 kwezi ntabwo nayenze umubare wayo ahubwo nayamenyeye mu mwuka numva ijwi rirambaje ngo harya nzangaye mu kwezi ndavuga ndumva atarenga 25 irambwa ngo nuko rofata 50 arizo nk'ubwe ebyiri z'ibihumbi 25 utege Jagwa uce Gatuna uje Kampala ushaka umukozi w'Imana bita Pasiteri Kayanja azagusengera ubohoke utunga amafaranga kandi menshi. Hacamo amezi 3 ntarabikora. Uko nicaye nkicara iramfata ndaposi kanyereza kwa pastor gusa ayo mavuta nuko ndafite amafaranga ariko urumva ntangiye kuzana itikuri dafite icyo rivuze. Umugabo Imana yaramuzamuye ibirebye amavuta afite uretse kuvuga ngo titre gusa yitwa gutya ariko ari mu kindi kirere kidasanzwe. Nicaye muri Dorcas ngiye mvuga amakuru byabaye nicaye muri Dorcas ese Dorcas ugeze yimenya ministry urayizi yo kuri Sonatime umuntu munini w'umuprofeti. Okay, nicaye imbere ariko imbere bahicazaga abakire nanjye bari banyicaje abatumishi bicaye handi ko naje nanakerewe batanateguye ko ndibuze. Hari haje kubwiriza umugane nimba yaritwaga prophet nimba ari Stephen nimba ari prophet ndi nsanga yatangiye atangira kumva nese umugande ari kumenya ko ndi n'umutumishi ntabwo nambaye gutya nkubwo ngo nasaga n'urupfu noneho nanagakote nashyizemo noneho nambaye ikintu cy'igipira gutya cyari gutsijose ariko Mana y'Aburahamu Yesu yagize neza. Noneho nicaye abanzi bamuhaga amavuta ko nagiraga ijambo ariko utanzi ntabwo ari kunyekera kumutumishi pe. Uwo profeta arahagarika kubwiriza aravuga ngo wa mugabe niwe uri kwizira nukena ni uraba wiziza ati ndi kubona Imana yaravukubwiye mu nzozi ngo ufate amafaranga 50 y'u Rwanda uyajyanire Kayanja. Akivuga Kayanja ndavuga ndapfuye kuki atanavuze undi kuki atavuze undi mubare w'amafaranga kuki ativuze arabatse ubuza abakozi b'Imana nzi muri Kampala uko bangana kuki mbwiye Kayanja wowe warabirose ubwawe gufate 50 uyashyire Kayanja agusengere ubohoke kuki utabikoze. Narayabuze nari mubeshye narayabuze se buriya ntabwo nayabuze ahubwo nta nubwo nigeze nyashaka. Erega abantu batubeshya ngo shaka iturungo ntaryo nabona umwana waguye mu muriro wabura amafaranga kumenyana Faisal tubwizanye ukuri umuntu bango ntabwo yabona ituro umwana waguye mu muriro ntabwo yabona ajya Faisal ntabona nubango rero nuko wenda ubisuzuguye kandi wenda ukabomba ari ibintu witubwiye sikoro ariko iyo uza kumenya Yesu yigeze abwira Musamariya aramubwira ngo yiza kumenya Musamariya kazi ngiyo umenya impano y'Imana ukamenya n'ugutumye amazi wari kuyamuha nawe akaguha kubohoka mu izina rya Yesu nakaguha ku mazi y'ubugingo abohora. So rero research yanjye ndayikomeza ariko ndavuga nubwo ntinyuka bamvuga n'abamvuga nabi ibintu birimo amafaranga noneho akubye kabira y'ukwezi uri busobanura ubuntu buryo aramara yemeza kane nk'urudagara yayaguhaye yose urufurumbo warujyanye. Ndashaka igihamya kibifatika mfite ijambo mfite inzozi ariko ndashaka ikindi gihamya cya gatatu kuko ijambo ryaravuga ngo ntuzemere ikintu cy'ikirego atari abagabo 2 cyangwa 3 nabandi nanjye ndashaka ijambo ndarifite inzozi nazibonye ndashaka igihamya cya gatatu kinyemeza ko aya magambo ari ukuri. Mpamagarwa n'umama wo muri Belgique aramwe ngo ndashaka kunsengera kuri deliverance ndavuga ni si byituro rya deliverance urabisobanukiwe ati byo nta kibazo ati Imana iherutse kubinganiza mu nzozi yakubwiye ngo iki ati buriya ati ninjiza 2500 by'idolari y'amayero ati kandi mba mu nzu y'igihumbi cy'amayero ati ubwo ngubwo ngomba kuguha 1500 asigara uko bakabiri bwa n'ibihumbi 3 ati mpa nimero yawe nyashyireho ndanje nsenze arabohoka ariko Imana irambwira ngo cya kimenyetso cya gatatu washaka niki mwari kumwe sa amafaranga yaguhagase yari kujya kukubeshya se akanabeshya anaguha aye mwabarokore mwe mwabadukurikiye mwe muvuga ngo ngemaze gusengerwa kuri deliverance 80 yego rata urangiza watanze ituro ingana gute kibiri
hari umuntu ukuzana kibiri ngo Musenga abe delivered. Hari umumama wambwiye ngo nimusengera abahoke yanyumvishe mbwiriza. Ntusengera he? Regina Patrice. Ni haleluya komeza inzira tangiye wicika intege nta sitani njyangira. Arangije arambwira. Nge ninjye muntu dugusengera umusiramu sinagwenga kirese umwana n'umukiza. Ni nyanyeze kimenese zabuze umuguzi. Igiguteye gutuma umbwira ngo usengere nubibwire shehe. Kizakugarurize kwakira agakiza. Ariko kuri no ncuro receive the miracle. Nta kindi nta bintu byinshi wansanze hanze ikindi gihe nunsanga imbere nzakwatuza agakiza. Hanze rero yaje guhumana kiri kirembe cyawe. Ngo mbone ngo urasambana mbwiye ngo bihagarike bindeba hiki keretse Imana imbwiye ngo mubwira bihagarike naho iryo jwi ntaryumvishe ibyo nidurira imbere nibwo nzabikubwira ko hari igihe tuvanga ibintu byinshi hari igihe tuvanga ibintu bingahe byinshi waje kuvanga ibintu 300 wowe uri Imana igihe cyabyo nacyo kizaza ariko wimbwiye ati mubwira bihagarike nabwo ni ukuri ibi bintu jye ubikora kandi rambwiye ngo bihagarike ariko wo mbibonye gusa bikarangira kuko bibona gusa iyo waje muri deliverance nta kuvanga ibintu ndaguha urugero Yesu abantu yirukanaga bama abadayimoni yabatuzaga ibyaha hari ibyo wabonye n'uwango rimwe na rimwe ministeri ya deliverance ntago uvanga ibintu byose ntago uje no kubwiririza umuntu urukundo no gukundana ntago uje kubwiririza umuntu noneho ibi bintu turabikora nabi uyu mumama ndamubaza none se uri kumva uzatanga ituro ringana gute ukaza gusengera kuri office ukabohoka ati nzashaka 10,000 ati nzusengera ndamaze wa mama we ko ukorera ngati 800 kunge kore 800 10 bakaba yarajya gushaka cyangwa akaba yari amafaranga uhorana kuko ufite nakamodo kugendamo ukavuga ati essence nishiramo ndashyiramo ndongera ndavuga rero noneho ahubwo 10,000 buri kugiye guterana kuri Regina Patrice uzajyana 10,000 by'amatura asanzwe none uzagaruke mwigisha ituro ryo guhumanuka ko mubenzi ariko 10 byo nimba utajya guhatura kuri Regina Patrice waranahombye umugisha kuri Regina Patrice waragucitse buri kugiye kuri Regina Patrice yaba mu mugizi cyangwa se ku cyumweru ujyana 10 na 10 ni make rimwe na rimwe uvanga mujyane na veni urwo rwego Imana yarukwijijeho none se hari umuntu uvuze gutya ajyanye veni buri cyumweru si 80 muri 800 none urumva hari cyabaye ntacyabaye ariko ibintu kandi wazani rero ahubwo warukwiye kwigishwa urukugiye Regina Patrice mu ituro risanzwe ryo gushimana kuri amahoro imbere nyine mu handi binjira basimbuka baramya Imana iryo cumu karishyira hariye na mugenzi wawe cumu karihashyira nuko iby'igazeti yemeje ngo bagomba kubiripotinga bakaripotinga bikagenda uko nguko ku gicaro ntago bazabiripotinga ibyo ku gicaro ntiwamenye uko bigenda ni mu kindi kirere ni kindi kirere noneho undi muntu yaraje kuri office turasenga tumubwira iby'Imana itubwiye buriya rero profesi iri hariye profesi nabibona nta n'umwanya turamubwira tumaze kumubwira ati rero mu nsengere yo karandi pe rero kuguhanurira ko ufite karandi ni kimwe ariko kuyikuraho turajya muri mu mubare w'14 tugutumi inume ebyiri zimazitazira arangije avuga ati ngiye wirangira ukuntu ibintu nge mbyizera ati nge mukwizera kwanyangira ukuntu ibintu mbyizera ati hano mfite 15,000 ati nge nangomba avuga ngo nzaba mbikora ati 15,000 ati mwansengera ati niryo turo mfite nangane rero kankwereke nafite 20 mu mufuka nyakuramo ndirarira ndanihangana fata 20 mfite nkora w'ibindi 15 byongera ku 15 mpaye ndabimuhereza ndabona ufite Range Rover yarafite Range Rover nziza y'umutuku genda ugure fuel kandi abizi iyi fuel niyo kugeza mu rugo gusa ntago ejo yanakugarura none kankubaza iyi modoka uyogesha hehe uyogesha mu binamba bisanzwe by'amazi y'igitaka atoya ati njya hano ari kinamba cy'amazi meza bafite na compressor rwose ku buryo ati ntisaba gucangaye ati 15 nese ukundira amaso na ndi umunamba urandebye maso na ndi umunamba mfite office nishyura 100,000 mfite secretary mfite konabure mfite toute une office ariko urandebye ubona nge n'umunamba wawe dusatu nka rero genda uba amahoro nanye nsigara yandi bikandi ibyo 15 ntubinsubize kandi urabona ko nyembigwaye hari cyo nkoreye kandi urabona ko nsigaye amahoro uzagaruke wiga ijambo twiga bare 14 utanga ituro ryo kubohoka aragenda ntiyagaruka bintwaye iki
ariko twiciye umurimo na 2015 byari kuvamo ibirayi ikibazo ni kimwe ntabwo cyari ikibazo it was not the matter of money Bibiliya hari ikiri kuvuga kandi si cyo akoze tuziga ryari guhagarara mu byanditswe byera tuziga ryari kuvuga autorité s'ubundi hari n'umuntu wambajije none se ngo nkayo magambo uvuze ngo uyavuze abantu bakoreba nabi none se Imana yagutumye gukundwa Yesu waguhamagaye yarakunzwe yavugaga ibyo abafarisayo bana bakafa bakomera amashese yajya kubivuga abanza gakutanga ariko ngo ni ibiki bari none zi YouTube ziri habazimu ziriho n'ibintu ntigeze menya simfe n'abazijya umuntu amara iminsi bikabona yacutse yaguye yarangiye umuntu ajya kuvuga ibintu akabanza kubigegena ku by'aba diaspora bashaka kumva koko uwawangize kwita mutumishi none ikirisetsa twajya ku bandi tubiye kuri kamera nkamubaza se ko atari amagambo ativuze kuri abura nibwo aba diaspora barirekura niyo mpamvu twe batazi hari mu bishop yaranyibase ari jambo navuze ndavugwa byatari mara nkuko nge muntu mu Rwanda ugira trend wigeze kugira trend igihe kinini undi muntu nababandi bavuga ngo basimbutse ngo Nyamirambo nabandi bazana amafoto bari mu cyumba ntarenze icyumweru kimwe cya bibiri ari kuvugwa njewe nigeze mara ukwezi ndakubara kuri ndakurangira buri wese batera kamera bavuga Mutabazi bakora views 100 barya ubu harabana gaburiye nk'igihumbi yarishiwe ko ari imodoka yanjye atobotse ipine bakoramo 100 bya views ngo imodoka yanjye ya Mutabazi ngirashaje ngo ni benzi ishaje bose nisije uzi benzi ishaje ko yabonetse nsenze we ariko uzi ko ni turo rivamo benzi ishaje ayi wewe wazabanza ukaza ukajya muri uyu muri mukareba ko hari umuntu gw'inota ya 5 kugira ngo kubanze wakuramo iyo benzi ishaje ubona uburyo bigoye noneho nari navuze ngo nimba umushumba avuze ngo dukore umurimo w'Imana mu rusengero ihute simbuka ujye kugurisha parcelle ufite Nyamata uze ako kantu ka parcelle ya Nyamata rakibutse baramvuze bati wa mugabo parcelle ya Nyamata bararimbatiza bangira parcelle ya Nyamata ahubwo ndacyategereje ko nta muntu wigeze azana parcelle ya Nyamata nari muzi ko ndi kubakinisha kwanza abantu b'inyamata mvugane nawe murahari mufite parcelle urabona abanyarwanda bafite criticism iteye ubwoba hano muravuga ngo shanga amavuta yo yafite ariko nyine nta n'ugahakana ko amavuta yafite ariko instruction urekuye zo izamugonga ntago ashaka uzumva uwo muntu waranje ava n'amajesi ubundi iyo ugiye kwa muganga niwo muha amategeko yo kakuvura kuwo urashaka umusengera ko niwo muha amategeko na instruction z'uko mbigenza ntago ariko bikora hari n'ugeze kuza mu gatorika muri office yanjye namubwira se iyo ugiye kwa baridi cyangwa umwadepe yagiye kwa baridi haramwanga wizamuruka igitambo cya Eucharistia yakundaga ubaridi gukora igitangaza yamaze kuzamura igitambo cya nimba yita hostia aho ngaho niho ngo byakorekeraga uramubuza ngo yizamure iyo akoze ikimenyetso cy'umusaraba uramubuza ngo yabikora iyo avuze dawe uri mu ijuru n'amayibukiro uramubuza utegereza kuko wamusanze muri office ye haro Elisa yabwiye ngo nagende yidumbaguza ubu rero ikibazo iyo tubabwiye ngo bidumbaguze betazana filosofi zabo umwana ngo ibyo n'ubwesiko ibyo no kwesha ikintu cyundi one dombaguze ibyo bintu no kwiheje ikintu cyundi tugendane na Bibiliya kabiri ariko natwe akoze b'Imana tubanze dusuzume umuntu twumvijwe mwoka byaramo irakubwiye ko wamukiza cyangwa urabihimbye ubonye ko wamukiza cyangwa ni ibintu upapiri ukubitaho mbere yuko umutuma inuma banza ukore consultance banza umusuzume ko biyavuze gusuzuma ko wihuse kutumye inuma nigeraho ntakire nigeraho ngaho se urasuzuma nyuma cyangwa uranavura ibyo utasuzuma oya kukwita umwesikoro azabifite uburenganzira nawe uri ko wesikoroka nawe nibyo ni nayo yayo dukomye uruso dukomye ingasire twihirinde rwose none uwo bishop kaza arambwira bishop ngo Apôtre ngo urabizi ndakwemera ahita kanda akanyenyeri na nimero yanjye arayifite ashyiraho iki se ka bishop ari namwe mudatanga ituro ashyiraho 20 simubashye fire umuntu yitwa bishop yajya guha Apôtre ituro akama 20000 kandi ubwo atwaye akamodoka gashya tukisanye ukuri yitwaye akamodoka gashya harya uri guhereza Apôtre ufite benzi ishaje ukamuhereza 20000 nawe ubwawe uwo mwuka ni uzajya muri baba nyarwanda uturutse kuri wowe nabonye bishop Apôtre cyangwa se pastor Kayanja abwira protocol amwe ati nzanira bag yanjye kwanza zana amafaranga yose arimo yazana inkwereke
30 y'amadolari ararekura arabati kandi 70 nabyo ningera ndahita nyohereza ntago ari gutega iminsi ndahita nyohereza mu Rwanda dufite umukozi w'Imana wafata 10 y'amadolari kabiri undi mukozi w'Imana nuko se bose batayafite oya wenda avuga uti ngiye nabonye Julienne yahundi muntu w'Imana nge mbireba cyangwa se nabonye ngitwaza yahundi muntu mbire ariko uvuga uti nabibonye nabyo ndabona ubwacu n'abakozi b'Imana ubwacu niho hari ikibazo gikomeye. Maybe we are not even yet delivered. Somehow. Maybe natwe nyatsi turiho. Somehow. Kuko none se nimba mbwiye ngo naho ndi mukozi w'Imana ugeze ufata miliyoni ngo uyimuhereza gusengera. Nanjye sinikaraga gutya. Ameshi natanze ni miliyoni. Ariko byuzanye nayitanze. Wase sinagerageje. Naje ku kamoto n'ukuri na benzi ishaje sinyifite. Sinagerageje? Agerageje. Uwa vewiti usanga yakabije arakanda kanyenyeri k'ibihumbi 100. Sindi kuvuga guherekeza umukozi w'Imana avuye muri Kenya ya ndi kuvuga kubwira umukozi w'Imana uti ndumva ashaka guhitura tugasengana Imana kagira ibintu irema yarisika bikomeza. Ibyo ni Imana yabinyigishije byarancanze mfite izina riremereye ariko nta bufaranga mfite ngenda no ku kamoto ubu ngubu iyo nafite imodoka nuko ntashatse kuyigura cyangwa ntegereze ngira aringaniye afatika nguri ifatika nawe mvuze ngo ndabyemeje nafata amezi 3 nkahita mvuga nti reka nisubire kuri benzi ishaje yanjye yego noneho Imana yambwiye aterega Mutabazi impamvu uhora mu bukene hari amahame nshaka ko wiga ukazajya uyigisha abandi nawe warayakoze yego irambwira ngo ufata ibyo 1500 mu mufuka turi guhimbaza ndi kubihimbarizaho kandi urwo rusengero rugezemo rufite ideni ya 13 rwagiyemo muri covid ko ne ebyiri twafungiwe amezi 8 bafunguye muhinda ati 13 zanjye cyangwa se depo y'ibyere ashaka kunyishyura imyaka 5 atari umuntu ushaka kunyishyura imyaka 5 agagira depo y'ibyere ibyo by'uruhimbi muhite muvanamo muhite mubimanyagura ubundi depo y'ibyere ishyiremo ndi guhimbariza mu rusengero rurimo ideni ya 13 bagiye kumpa mikoro ngo mbwirize ngo tuzishake mu bakristo ariko wagize ngo n'ababifunga wagira ngo ntari aha mfashe mikoro Imana yambwira ngo ijambo bariho undi mutumishi hari abatumishi beshi wowe icyo nshaka gukora ni kimwe kora muri iryo koti ibyo 500 birimo bishyire muri icyo kibo unanize ujye kwicara ubabwira uti ngiye ijambo ryanjye nari bubwirize ndarirangije. Yes. Nafashe amafaranga 500 arimo hano mu mufuka gutya nyakuramo ari muri bandoleta ariko bakiyampa namaze kwemerera umudamu mu 200 kuko nambwiye barutudeni twose muri quartier dusanga ni dese ndangije none nkora ikosa ndana ya fotora kuri WhatsApp mwoherereza ifoto ni ndayabonye kuko nzi ko iyo nasenze nkafashwa ngenda ngira ukuntu umwe n'umuntu ukeneye ubufasha nyafite ati none se 200 wahise yashyira kuri momo ukayohereza ntoya ndayazana reka nsimbuke njye gusengera Nyamirambo ngo sheri kanzi sheri ngo basi ngo reka nkwereke ngusenga waza bujyawe nejo ngo wambare ugahita utanga uko ndagwa ngo angereka ruswa ngo wahise wumva yari hituzati ngumbwira akantu kameze neza ndabyanze mwuka Imana anshukana nemera gushikanya Nyamirambo gusenga senyi sanara yafashe mu maso yataza misho ya madamu uri rero abadamu banyu no bashokora abana beza ngira umudamu uzi kwishyuza ikintu kiri umudamu wese arishyuza umva se wamuha 2 nta kibazo agira ariko wamwemereye 3 cyangwa 1000 ntukimuhe wacyemeye ntago byoroha ariko buriya bibaye byiza wacicika ntubye ntago byoroha kizaro n'umwenda none ndangije ndayafata mbwira umuprofete ngira umuprofete mu burimo impano y'Imana wa hano Masaka witwa Adams asalamu okay ndamuhamagara yice nkari rero umuprofete nabonye se yasenze nk'amezi 3 atava mu rugo Imana imuha amavuta yasenga nka kimwe cya gatatu cy'usengero bakagwa hasi nanjye cyane nari nzi ko ari bya biba muri za mbaraga bajya kurangura avuga ya brother na aya wazira kiretse zirangura 3 kuko naneza wazira wabazango yavuye se ko tuziranye duhorana soko se ariko gusenga kuzana imbaraga kandi imbaraga zijya zitura abantu hasi iyo wazishatse za nyazo zifatika cyo tukiretse ndamuhamagara na ndamuvara nkwereke araza
nkuramo bandolete ifatika gutya za 5. Urusengero rwose bahita bavuga mu ndimi. Ndamuhereza nishyira muri icyo kibo, kandi ikibo cyari kiri munsi y'agatuti gutya, iyo ndekuriramo yari kujyamo. Ariko navugaga ni nyashyizemo n'igena yakuramo ko ndiyize. Ndi umufunga mutwe nyashyizemo nkimvamo ibisazi byo kuyakuramo nayajaburamo. Hagane atlist ashyirwemo n'undi utaringe. Yayashyize mu kibo umugonguraniya mu bitugu hararemera, ndatutubikana tanga mikoro ko nta nicyo ne kubona mvuga. Abandi batumutubishwa bwana. Ibyo bavuga ngo ntago muzi umujinya mfite. Ntago muzi umujinya mfite. Imana ne kurame mukiye gusa. Ndataha. Ahita mwana 550 rega. 50 asigaye nabyumpanuriye nkahita nshyire mu 10. None nsigana na 3 kandi ngomba gutaha ibyumba. None ubu bahanura neza nkayafata ku mufuka kugira ngo nayo nkayatanga. Nkafata ku mufuka ndayaragenda. Kozi w'Imana itambwira ati kubw'icyo ukoze Imana ikwishyura ideni ryari gutuma ujya muri ribu. Umuntu mutaziranya azakwishyurira. Kandi turi mu cyumweru cya nyuma cya 2021 cy'ukwezi kwa 11 cya 2021 nicyo gihe twari turi ndabyibuka. Turi mu cyumweru cya nyuma cy'ukwezi kwa 11 2021. Ati icyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa 12 kitararangira. Uzabona umumama wo muri Belgique agwituro $3,000 by'idolari. Nibyo. Ndangije icyo cyumweru kirarangira kuwa 3 w'icyumweru cya mbere cyo kwa 12. Yego. Mama arampamagara arambwira ati ijwi ry'Imana ryambwiye ngo $3,000 by'amadolari y'amayero. Yabonye se Niki cyifuzo ufite ngo tugisengera ati ntacyo. Yambwiye ngo yengwe gusa. Ntacyo dusengera ati ntacyo. Ntacyo dusengera mu bana ntacyo. Kwatureba umugisha ati ndashaka umwanya ngo hamagare na Bugingo n'ubu ntaramamagara. Ndabara mu yasaraye. Yareze turo reka Imana iyo yafunguye ikirere cyo kugira ngo wakire. Bayafunguye. Aya nuwa yakwimira iramufata. Hari umwami iherutse yigeze kuniga ya Stiplaza yanze kuma 5. Ariko nsigaye ndi gusenga Imana gaye Mana. Kuniga ba 5. Wanize n'aba miliyari ko bahari. Ya nukurera munize. Byanyabyo umwuka urahera. Amaze amasaha 3 yanze ku minota ya 5 kandi yumvishijwe iri mbwa ngo ho mugabo inota ya 5. Ho mugabo inota ya 5. Havuye. Uretse ko nari butaye n'amaguru nkava kuri Stiplaza nkagera mu Kagarama. 2 z'ijoro. Nsohotse iri hita imuniga umwuka urahera. Ijwi riramubwira ngo nudashaka wa mugabo ngo umuhiye iyo nota ya 5 baragushyingura. Umumama arasenga aravuga ati mana mfasha garuke. Nanjye ngiye gukata ngo ngende n'amaguru. Ngeze ya Stiplaza nca gukata ngo njye hariya kwa Rubangura konye nca kaburimbo. Sinjya ngende izapanye. Ariko gihe byari kera byari muri za 2018 9 gutyo. 2016 na 7. Kigiye nanimeze kuko nangishonje buri muhanuzi ushonje ni mubi. Muhanuzi uhaze nta kibazo ki. Uranamusuzugura ati ati Imana atugiriye neza. God has blessed us. Muhanuzi ushonje arakwica. Arakwatura akakwatira ikintu kibi. Cyane. Ntukamusitareho afite amavuta ye. Noneho ndangije ndahindukira ijwi rirambwira ngo iriya nzu usohotse mirimo amafaranga yawe. None se umuntu wari uyafite ko atayampaye. Irambwira ite namunize genda urasanga umwuka uri gusohoka bigoranye akubwire ngo sengera umwuka urenda guhera kandi akubwire ngo nukubera ko ati ntabwo uri bwirwa uyabaza. Ntabwo uri bwirwa uyasaba, ntabwo uri bwirwa ugira gute wowe subirayo gusa urasanga nabirangije. Narinjiye umumama ahita Imana icyubahiro. Ahita mfata mu kiganza gutya. Kumbi bari mu iduka ari nka 5 bari gusenga ngo batandukane kuko barabarokore. Nyiri duka yitwa yari inshuti yanjye ariwe naje nje kubwira ni wantije ati wampaye tiki ati ntayo kandi kuva nawe mubwira saa 8 kugeza saa 2 z'ijoro nta mukira winjiye nari mari ndeba ndavuga se hari harimo amafaranga yanjye uwo tuziranye ko ntayo yambwiye ko ntayo abo tutaziranye nibo ndajya kubwira ngo mumutike ninjiye mama mfata mu kiganza shimana ati Imana ishimwe kugaruye tarero ati Imana ushimwe kumugaruye abandi bari gusengera ibyo gutandukana bari soja itambwira ati Imana ishimwe kugaruye. Numugabo yarara aho ngaho arangije
ndamubwira se kubera iki, ati buriya Imana yambwiye kugwa amafaranga inoti ya 5 mfite mu isakoshi niyo yonyine mfite, tinari kuyagira tike, ati mbanza kugira Imana ngo niyo tike, ati none Imana yambwiye ngo ntagura buri kutaha, ati ngiye kubona mbona umugabo wanjye araje kandi abona afite imodoka, ati none ntangira kuvana ariko si umugabo kari umunyacyubahiro, ati Apostle wamuhaye inoti ya 5. Yego reba nk'abantu badukurikiye bose bamaye inoti ya 5 ahita nubaka inzu. Ibyo byo wango ngo Apostle inoti ya 5 ko yashyira mu gaciro se akajyamo, kandi none ari uruhago rw'igihugu rurimo akayabo. No ndangije ndamuga none si inoti ya 5 urayifite koko byanyabyo, ati urayifite mu isakoshi, urayifite yego, ijwi ryaguye ngo yame, ati noneho nyine nubwo bisobanura ibintu byinshi, mbwira umugabo we niwambwira uyu mugore wawe wumva nabi akama amafaranga yanjye, si ubyivugiye ko kuva saa 11 Imana yamubwiye ko ayampa, atari kuba mugana ni gute Imana yakubwiye ngo umuhe 5 kanga kuyamuha, ati nyine nabonaga namusuzuguye. Rero Satani agira uzi ko Satani yigeze guherana miliyoni yanjye yo muri Canada, kugeza ubwo uwo muntu nawe Imana yamunize. Rero tubango kuniga akajya ngo no sa soro siniyamunize akarada sinziriye aranyandikira ngo Apostle ngo nguhaye ituro rya miliyoni ngo ntiwayifata ko ngusuzuguye, kandi shake genda nabuze nayibiraye. Rero umuntu nta n'ibihumbi 5 byo guhaha ufite, ari kubwira ngo yabagusuzugura gwa miliyoni, ariko Satani aba yamusanze yashaka kugira ngo akubuze umugisha, akamwemeza yuko wowe utunze abamiliyari, akamwemeza yuko ayaguhaye wamutuka, akakwemeza yuko shango uyu mugabo ndamukunda, ariko se uko ntajya ndenza 100 ngo yango Imana nimpameshe nzamuha, ngo Imana nimpameshe nzamukanda. Ayewe Satani mubi dusodo nigira rero ku musozo cyase nekera ku musozo byo navugaga. Imana ni nziza kandi tugomba kuba mu byanditswe byera tugakora ibyo ijambo ritubwira, ariko ubwo aho ngaho ni nko tutagare turanagana n'ingaruka nta kimbuza kugaruka cyetse abantu bawe nibadakunda byo navuze, kandi ntago nabihindura njye, ntago mvuga ibintu bigegereye ku byo mushaka kumva. Abampamagaye wenda nta nubwo no kubigira birebire, nahamagariwe mwebwe ariko ntago ari mwe mwampamagaye, ndi numwe ariko nimwantumye na ahubwo nabatumweho. Bityo rero njye ndavuga ibyo uwantumye yampaye kabiri. Haya magambo nyavuga ntago nyavuga ngo umuntu yankoreho, nyavuga ngo yasobanukirwa ngo nuhura n'undi muhanuzi we n'undi mukozi w'Imana uzamenya icyo ugiye gukora. Ntago ngo hari n'ugeze kumenasa ni nuwo ngodeje, ariko si uwo ngora cyane undi w'umumama aramwe uko njya ngo itoro rya miliyoni utarimbajije, none ukabasigaye muri media uvuga ku itoro cyane. Nuko biri muri biriya kandi yampamagaye irambwira ngo ndivugeho. None se ngo rero nzarekera kuri bwa ngo ngiye umuntu uvuga itoro ntago twakorana, ariko nawe ngiye neze ngiye Imana yampamagaye gukorana nawe. Ubwo wakoze ibyo wakoze mu gihe wabikoragamo, ariko ntago wowe ushobora guhindura ibyo bwiriza kubera ko wampaye ituro. Tugomba kuvuga ni authority and audacity. N'abakozi b'Imana ubona wagira ngo ibyo abakristo bamutegetse n'ibyo avuga, ibyo bashaka kumara ibyo avuga. Wa mama nakubwiraga yarambwiye ati mbabarira rero ubwo mpaye ituro rya 20 kozi Imana bacu nabona ibibazo, witwa Apôtre tutaratanga ituro rya miliyoni kundi mukozi w'Imana. Ese undi witwa Apôtre utaratanga ituro rya miliyoni 5 kundi mukozi w'Imana, kandi nicyo gituma ubwo n'ituro ryo mu Rwanda banabifunga. None se nimba n'abashumba batabiba, ubwo amavuta yo barayafite mu Rwanda, wemera ko ari umukuru bose bumva bareshya cyane. Kada ajya kwa kanja amwitura amuhesha ibirere byandi mavuta. Aha minyoni yagiyeyo nabonye bari babigize induru ngo nuko ngabantu bagwa hasi ngo yego Yesu ko yabatuye hasi. Ikibazo nta ndwasoma Bibiliya disi ngo bamaze gusoka ngo kwigaburo, ngo Yuda yaranje kugenda ubwo yakiraga inogo yamutamitse, ngo Satani amwinjiramo ajya kuzana abagambana nabo bari bamaze kumwishyura ibiceri, ngo barangije kuririmba ngo barasohoka ngo bambuka akagezi ka Kidironi. Mugeze kumwe ariko bana barakora basengera amazi ngo biriya byemera ntibirabyemera, nuko u Rwanda rutabyemera ahubwo, ariko iyo igihugu kitabyemera abantu bagomba kubireka. Ariko Yesu yasengeraga mu mazi bita Kidironi, agasenga Imana kandi ikururuka ikavugana nawe. Arangije ngo bamaze gusengera mu mazi ya Kidironi barambuka ngo bajya mu gashyamba kari hirya yaho, ngo bajya kugasengeramo. Ngo kana Yuda yarazi ako gashyamba, ngo kuko bakundaga kuhaza kenshi. Noneho ngo aje ngamubonye ngaramwegera aramusoma, ngo Yesu aramubwira ngo
uragambanira umwana w'umuntu kumusoma ngo noneho ngo ba bantu bari kumwe nawe ngo baramubaza ngo niwe Yesu w'i Nazareti ngarabasubiza ngo ye ngo ni njyewe ngo bagenzi imigongo bagwa hasi iryo jambo bararisomye muri Yohana ngo bagenzi imigongo bagira gute bagwa hasi none ukamubwira ngo Benini ngo yo ngo umuntu agwa hasi none si iryo jambo ritandukaniye he nuko Yesu yavuze ngo ye ni njyewe hari nubwo wumvisha akankamira hari wumvisha basunika ngo ye ni njyewe ngo bagenzi imigongo bagwa hasi iyo abantu baguye ngo ubwo ni umuntu wavuye kuzimu cyane ngiye ndi muri Kenya baragwa cyoze mu Rwanda ndatura hasi none se iyo ngeze Kenya ngira amavuta y'ikuzimu nayagaruka i Kigali hari ibintu tugomba kucikaho rero uwo mu bishop amaze kuma ibyo 20 ariko singuye ngo yose nari nyakeneye nubwo yari make nari nyakeneye kuko nari nsiganye nk'icyatanu kandi abizi cyatanu muri Kigali nta moto wakurira noneho arambwira ati ujye wihangana mbana gukubitiye mu mavi kuri izi mbuga ngo kuri imihanda ngo ariko ngo nwagura byumva ngo mbagira ngo ndebe ko ituro ryaboneka abo ku mu diaspora niko yambwiye uko ndi kubikubwira ndaseka ntereka nta nubwo namenye ibyo wamvuzeho kuko sinjya numva bamvugaho ngewe mvuga icyo mvuze sinjya muri comment kabiri sinjya numva abantu bakoze ibiganiro bamvugaho uwo waba uri we wese cyo koze wasohotse kuri paper nabyumva uri muri cabinet ibyo wamvugaho nabyumva ariko uri umuntu usanzwe cyangwa uri umupasitoro ukamvugaho ngashaka kumenya ibyo wamvuzeho ntago byakora njye ndashwanyaguza nkakomeza nawe ibyo uvuga njya kuvuga sinigeze nza kukubaza ibyo mvuga nawe iyo uri kuvuga rekura nimba wumva ari ibyo Imana iguhaye rekura nta kibazo akavuga ngo ariko ngo akwangisha abantu no ntiwanzamuye ntiwanzimya ntiwanzamuye ntiwansubiza hasi rero nimba wumva mu nyirabwenge ryawe uri mukuri ntabwo ndajya kukubuza ko nawe ntujye umbuza kuvuga ibyo nshaka kuvuga noneho ndavuga nta kibazo ko Imana nabimenye arangati batse ati naraje ndagusenya ndakuritagura ati njya kwindica ndakuritagura ati umuntu aranyandikira arambwira ati ahubwo niwe mukozi w'Imana sinamukuye yose $20 ati buriya wewe biriya bintu uvuga ati nta waguhereza ati kandi buriya atiyo uje ukabisenya atari ko mu gikaro kaza kumunsi ndabireba ndavuga ndi kandi ibi nibyo bintu bita kwesha ikintu cyundi ko ndikubwira ari escroquer no uri kubeshya umuntu donc ntushaka umubwiza ukuri ariko hirya nguzu ukuntu bigenza hari byinshi harimo escroquer harimo guharabika undi muntu kugira ngo kwereka ngo birababaje none njye aba diaspora nk'ubutumwa nabihera ni ukwera kimwe muri abakozi b'Imana basa n'abakina ku bwonko bwanyu c'est insulter votre intelligence donc nous ni nkaho bakina n'ubwonko bwanyu bagaharabika ibyo bo bashaka ahubwo bagaharabika ubavugiza ukuri nk'urugero aya magambo ko yavuze atitre yo kwigisha atitre educatif arabona bwiye ngo nzana amafaranga yawe ariko nimba nigishije ijambo nk'uko Imana ari impaye ushobora kugira ari Imana ikaba $3 million train like that njyewe n'abantu bakunda ko mituru utajya n'abantu nsengera bafite ibibazo ni umuntu umwe ngo ijambo ryawe ngo numvishe ijambo ngo wigishe ijambo ngo ahantu ngo kuri cano ngo numva riranza ngo nayo ryumvishe nyumva gatatu agahita afata agahita yohereza hari n'ugeze ambwira ati numvishe ijambo ryawe riramfasha downloadinga ku buryo nzajya ryumva ntafite na internet atwara ahantu njya nkunda kujya hatari internet ati none nari ndi mu ndege ita equilibre abantu bose barasakuza bati turapfuye ati none nge nigira inama yo gufata telefone yanjye nyikuramo mfungura ya YouTube na downloadinze offline ndavuga ngo amavuta ari kuri Apôtre Mutabazi iyi video ni playing nizeye ko indege itahagarara ntago mbihimbye n'ukuri yarabimbwiye ngo nyi playing indege irahagarara ngira tungana nyine igira balance sha yasohotse mu ndege itajya gukura amafaranga kuri konti yampaye ibihumbi ndumva yarampaye 5 by'amadolari ati none siko ngiye gupfa nkayasiga mu mutima nkashigwa kubwira ntago video yanjye rero hagaritse indege reka kubura ubwenge ati nukuri ijambo ryawe rya stabilize indege ati mbega amavuta umutima nariko se buriya ntiyarisanzwe uri buhagarare ariko nukuri kwizera kurarema kwizera nuko yabyizeye kandi biramukorera ikindi ntago amavuta utizera yagukorera ariko abantu baje kuri twe bizeye amavuta yacu bakize ibisazi bakize za cancer kandi nabo twasenye ntibyakira ntago turi Imana we are not gods
niyo mpamvu twavuze protocol ivuga ngo turabanza tugusuzume. Kabiri njye nabwiye Imana ni numbwirijwe ngo uyu muntu nsengera arakira, nadakira nzanahagarika undi murimo wose ngukorera wose paka kize. Ubwo nawe uwo murimo nagukorera n'uwo ukeneye gukorwa uzamukiza. Kuko nimba nje mu buzima busanzwe mvugisha ukuri ntabeshye, nkabwira Imana ntagomba kumbeshyeramo. Namubwira atanga ibihumbi 3 by'amadolari arabitanga, namubwiye ko imbwe kakira wenda bifata amezi 3 cyangwa 7, kwa nawe njye nsengera agakira mu kwezi kwa 5. Hani usengera agakira mu 5, ariko mbwira ni wowe ntuzarambirwe, nta ndi turo nzakwaka, nta rindi mpakukize. Twavuze byinshi kandi byari nkandi. Rero ikintu giseke ko barokore buriya nandi gukora introduction, ngo nandi gusobanura title ya professor. Urumva ko iryo jambo mvuga ngo rya double of your monthly income, nta wundi mutumishi w'ikigali uribwiriza. Ariko sinshinzwe kubanza kumenya ko ari mutumishi waribwirije, ahubwo nge ndarishyira muri levi scientifico spirituel, wenda kugira ngo nabyita levi scientifique. Noneho bigomba kuba tested. Ese umuntu wabikoze koko yabohotse? Urugero, umukozi w'Imana wese wahawe amavuta yo gukora deliverance, abantu bose basengeye kuri deliverance nibabohoke, wongeye ukababwira ngo muhindukire mugaruke mutange inume ebyiri nzima zitazira, ukongera ukabasengera. Abo wasengeye umwaka batabohoka, wamusengera kwezi yamaze kubohoka. Uko niko Imana yambwiye maze ukorera research ambwa ngo nuko rero ubundi kubitegura uzashake saro yishyure, zabajyana Marriott cya convention, uhamagara abaprofete bose n'abakozi b'Imana bose ubicaze babwo rero nguko uko umurimo ukorwa. Niba ngombwa nzabajyana kuri Prayer Mountain kugira ngo ntabikorera hano n'abafite mu nshingano zabo akavuga ati mwakoze inama ngo mujye muragajyaga ngo muragajya ngo mujye murayimuyagika. Hari abantu bararijike kuko n'umukozi w'Imana yabonye amafaranga akuse bibabangamira yiye. Umuntu agikorera leta akubaka etaje Kibagabaga, ariko yabona umukozi w'Imana agenda mu karava gashaje akanongunika Nyabingi n'abazimu agwa bigo kubwa badayimoni. Cyokoze nagowe, ariko nyine ni ijambo ry'Imana, ni Bibiliya. Ntabwo twemerera kubwira umuntu ngo aduha amafaranga ku mbaraga no ku ngufu, ni ukumwigisha gasobanukirwa kizera. Ikindi kandi icyo ngundira ubuyobozi bwacu bugushinja ngo gusezeranya umuntu ikiza ntakibone, bivuze ngo ubwiye umuntu ngo urakira sida, ko ngenda ndabipanga. Ntabwo nasengera umuntu afite sida MTN ariyende, ndabizi ko MTN atari umuntu ku giti cye, ariko ndavuze ngo ariye igire idekarara ngo ku mwaka yungutse miliyari 100. MTN yari yawe nkagusengera wunguka miliyoni 100 ku mwaka, ubwo ni mu mwaka umwe. Aha ukaba ufite nka cya sida, Imana ikambwira iti urakiza iki kibembo uragikiza. Nukuri sinkwirarireho. Niyo nawe musanze kuri poste ya RIB yicaye muri office ndani namubwira ni konti yanjye ni kangaye shyiraho miliyari 50 z'amanyarwanda. Ubundi shyiraho miliyari 50 z'amanyarwanda, n'ubundi warugiye gupfuka zisiga. Ubundi iyo seda nyishiririza. Ntago ngende nirarira, simvugira ibintu iyo inyuma mu mpfupfu. Kare nanasezanyije abanyarwanda ngo nzarira ko rabiye agiye no kuyama cyangwa yampaye n'uguprintinga cyangwa kora screenshot ya transfer, nkajya kuri rabiye nkavuga ngo ngaye kabiri uzisima munambuze gutyo, nkamamagara Rusororo na Rwanda Revenue. Rusororo na Rwanda Revenue ku kabindi cyaro ni muze mbaho. Oya nanjye ari ikintu ntayemera. Uryo ute miliyari 50 leta itabonyeho abirumvikana. Oya tujye tugizanya ukuri. Uzi ukuntu biri byita, ni Mose wabivuze ngo ni ibihembo by'abakozi, ngo ni ibihembo by'imirimo dukorera mu ihema ry'ibonaniro. Kankubaze, utekereza ko umushahara wa Izayi ugera kuri konti batakuye Teperi ya 30%? Babikare ngewe nayajyana cyetse Rwanda Revenue yanze navuga ngo izi miliyari 50 hari 30% na miliyari 50 nangahe turashize miliyari 100 ni miliyari 30. Utarajya muri make miliyari 130% Teperi yayo miliyari 33 buryo 30 33 ni ya oya 30% y'ijana ni 30. Uri kugabanya gatatu ni 30 ni miliyari 30. Ubwo biravuze ngo Teperi ya miliyari 50 ni 15.
ndakurahira najya korora BA nkahita mbwira Rwanda Revenue ni mume konte kiriho miliyari 15 izindi nge na rusoro 35 zisigaye tuzamenya uko tubyitwaramo agasigaye nakagajya kagarya nakagajya hari umuntu ukura ijambo ngo ndayagika tubizanyije ukuri ubwo waba utari mubaka igihugu waba utarimo cyane ko bubaka n'inzu n'ibikorwa mu gihugu ngewe ntumye urusyo nkakoma n'ingasire na mbere yuko iryo tegeko ryo nakizana ahagana cyetse nimo mutayashaka ni muyanga ariko mu gaciro development fund ntago barayanga kuko ushatse gusapotinga igihugu wese bijyamo tuvuze aho ngaho nshatse nko kuvuga iki nimba dufite ibyo twizera let us be confident kabiri nitubizanemo ubwesikoro n'uburyarya n'ububeshyi cyangwa se ngushaka no guhagararwa kana umuntu Paulo yavuze ngo rega nta utanga icyo adafite so umunyonzi urashaka kumusaba miliyoni 3 wanyonza azanze ahubwo wamusengeye kavuga nakunda gusengera abantu bagataro cyane cyane umuntu wambwanga acuza gataro nakunda kumusengera mu 1010 taha Imana igumugisha ese nawe uherutse kwakira ituro rya miliyoni 2 umunyagataro araje kora mu kabati umwe tarani miri Imana agenda Imana igira uko imugenza mu izina rya nde izina rya Yesu nuko rero ndumva ari ibyo ngibyo cyetse ari bibazo bifite kuri ibyo ngibyo ariko wonewe Mutabazi wonewe professor kandi uko niko kuba intumwa kubera iki ugomba gushyiraho urufatiro ese urwo rufatiro twigiye turwubaka wowe wabonye izi ministere tubayemo izi bari gufunga imyaka twabayeho zifunguye urwo rufatiro ndi kuvuga twigeze turuhagararaho aya rwose kizima kera kandi gishimwa n'Imana soma noneho hasi kuri 19 kandi Imana yangiza abamara ubukene kandi Imana yangiza abamara ubukene bwanyu bwose kuko ubutunzi bw'ubwiza bwayo muri Kristo Yesu haleluya umbukuntu Bibiliya bita ijambo ry'Imana iyo bari nk'umuntu ifite akayinsomera umbukuntu ijambo rivuga we ifite manukamo saturira daimoni nk'eshatu hano pasua kandi iryo jambo y'abantu babivuze ngo ni bya ya magambo yabo ngubu Abaroma 13:20 baravuga ngo ni mubabaswa mu bibi mu banyabwenge mu byiza ngo kandi Imana nyiramahoro izamenagurira satani munsi y'ibirenge byayo vuba bidatinze akira kuba satani ukuri ku buzima bwa yamenagurika vuba bidatinze ngo kandi umuntu hano ibintu bivuga ngo byavuba yes iby'Imana nibizubajuba ni faster iby'Imana birya barambije iryo jambo ntago ryanditse muri Bibiliya bazarishaka bakwereka aho ryanditse nuko ahubwo abantu twe tugenda nk'utunyamasyo somera iryo jambo ngo rivuga ngo iki musaturire daimoni cyangwa ishwanyaguze cyangwa imenagure nk'uko Paulo yabivuze mu Baroma yego ndafashijwe nge najya mfashwa n'intashyo musuriza ndiro niko ngo nayo niya urashaka cy'igero nshakira handi tumaze gusoma already na murongo wa 19 yego namwe Imana yanjye ntizabura kubahundagaza iki ibyo kubakenura byose niye version nasomye ngo ngizabahundagaza imiya ni kirundi niki ngo Imana yanje izabahundaga ari version ikoresha iryo jambo ngo Imana yanje izabahundagazaho imiya ibamara ubukene bwanyu bwose kuko ubutunzi bw'ubwiza bwawe buri muri Kristo Yesu nari mvuze ngo wowe wankurikiye ukaragiza iyi video nawe ari ku rumwihanduza cumu akira amafaranga mu izina rya Yesu umva Imana yavuganye nanjye ndikanomera avuga ati watu umuntu ha amafaranga ntago yabura kumugeraho reka twegizere autorité rero wowe uri kunkurikira akira amafaranga harayo nagusabye akira amafaranga mu izina rya Yesu nimba kandi ufite daimoni ukaba wumva udashaka gutanga ituro ngo dusenge ishirire gumana daimoni yawe hari icyo mwatse Imana ni nziza abwira abi Filipi arabwira ati mwari mufite karande hari icyo twita karande iza ku karere kose abantu bo muri Zayoni ndabasuje birwamagana akarere ka Rwamagana kabaga kanyuma mu mihigo buri gihe akanyuma mu turere 30 Imana yabayishurira ngo mutange ituro reba ngo nibatange ituro baritangira akarere abanyamasengesho intercessors bo muri Zayoni ya Rwamagana batangira ituro akarere barangije irababwira ngo ni mu gasengere kaba kambere wakemera ko kavuye ku mwanya wa nyuma kaba kambere kabaye akambere kavuye ku mwanya wa nyuma ayo mateka yarabaye mu tracing imihigo kandi bamwe bagize ngo ni byigikoze no hari icyo twita collective embargo collective ni ukuvuga ngo
ntabwo nshaka gusubira muri bya kane yivuyemo ngo reba Elisa avuga ngo uyu mudugudu ngo wubatse ahantu heza ngo ariko ngo umugore wese utwise inda ivamo ubuzima ni bubi ngo kuko aya mazi ararura hari segonderi warizeho ugasanga utajya kuri Europe warayizeho we ntabyo uzi ugasanga nta muntu umwe wize kuri iyo segonderi ujya kuri Europe ugasanga mu murenge w'iwanyu nta muntu n'umwe ushobora gukora muri UN none nk'urugero kamubaze hari uzi wowe uri kudukurikira niba ushaka kujya muri icyo kirere rero hari ukuza hakaza kubaho kubohoka kuri icyo kirere ku kirere ibi nari mbivuze kugira ngo abantu bumve ngo Imana ni nziza. Paulo yageze mu Filipi asanga ikirere cy'Abafilipi kiraroza barakizwa bagakizwa ariko bafite ubukene muri karandike ni ijambo nk'iryo muri karandike abantu bafite ubukene buziritse kuri karande kandi none si ku muntu umwe ni igihugu cyose cy'Filipi mbyise igihugu ariko nushaka kubyita akarere cyangwa intara reka tubyite intara ni intara yose y'Filipi arangije bango none ngo ibyo mwayereje Pafrodito byangezeho bihinduka igitambo ku bwanyu bihinduka ituro ryo kuboka ku bwanyu bihinduka inuma ebyiri zima zitazira ku bwanyu arabango nuko rero Imana yanjye igiye kubahundagazaho imiya ibamara ubukene bwanyu bwose yiciwe muzimu w'ubukene yiciwe karande y'ubukene mutikururiye mutari uko mudakora hari umuntu ubukora hari umuntu aba yakoze hari umuntu ufite inzobe nziza kandi yitonda kandi akijijwe nuko urasenga ariko urugo no gushaka bikaba ikibazo ariko ushaka ituro uhure n'umukozi w'Imana niki Imana yabahamagariye iyo rwose biba umwenda waratabutsemo ngo mwigerereyo ntiyagombaga no kubahamagara yari kubarekera amahoro yabo ariko yarabahamagaye kugira ngo bajye babakura muri izo mbago babakure muri iyo minyururu no muri iyo migozi. Ijambo rirambwira ngo uyu munsi ndakubohora nta muntu ujya yibohora aho uyu munsi ndakubohora ngo kandi imitwaro baguhekesheje uzayikurwaho no gusigwa. Haleluya. Ngiye no kuri nsoreje aho ngaho ibisigaye nukuri umwami Imana bishimire naho ibintu byo kuzana wapi winzana ibintu byo mu igazeti ntago deliverance ikorerwa mu igazeti ntago bavanga ibintu byo mu igazeti na revelation ntago bavanga ibintu byo mu igazeti na daimoni cyangwa nyabingi kwicariye ahubwo urabwira umukozi w'Imana ngo nkore nte nakubwira kwibira karindwi wakira igitangaza cyawe ariko ni byinshi ku mpande zimwe z'abakristo harimo ikibazo zamande z'abatumishi n'abarimo ikibazo ariko uko byamera kose Imana yo ni Imana kandi Yesu Kristo ari ku ngoma n'ukuri ndabakunda kandi abakunze nabarambiye ubutanzi kosora ariko gubwa neza muri iryo hishurirwa cyane ko nshobora kuba nta n'ahandi hantu ndarivuga ko biravuze ngo umuntu nzajya mpura nawe namwikundiye nzajya mfata link yo kuri icano nyimwoherereze ateremo umuheha yumva uko bimeze hano ntitwatikuye nta Dorcas twavuze nta Pastor Mutesi twavuze ntago mfite umwanya wabyo turavuga ishurirwa tuvuga ibyanditswe byera kandi ufashwe mu izina ryande mu izina rya Yesu amen. Imana igumushe ko cyane. God bless you.